All right. What up, big boys and young girls. Nizere ko hose muri mumeze fresh bya hatari abiburasira zuba iburengera bwaryo mu majyepfo mu majyaruguru ndetse na hano kati KGL. Nizere ko mumeze fresh bya hatari namwe muri kota masimbi ndavuga aba diasporenti wowe uri muri Canada, America, Australia ndetse wowe utureba utuje umeze neza uri mu Bufaransa. Nabonye likes zigiye zizamuka ndikubona subscriptions ziri kugenda zizamuka tunabashimira cyane bya hatari 5 kuri 5. Ejo nyuma yuko umuvandimwe witwa Biyayu tukaba turi kubarizwa ku kibanza bita Biyayu 250. Ejo umuvandimwe yariteretse yereka abanyarwanda agahinda yatewe no kuba yarapfiriye umwuga wo gukina filime. Bamwe na bamwe baterana amagambo imbuga nkoranyambaga zirashya rimwe na rimwe abantu baravuga ngo umusaza aravuga akagwa ku ijambo. Bro, yo, what up, babe? What up, boy? Wara. Ati what's up? Hameze gute? Ubu ntabwo nkikwita Kenzi nge nkwita wara. Ariko mbere yo kugira icyo mvuga. All right. Ndagira ngo wenda aka kantu sinzi nimba abanyarwanda bakazi. Isi move kinamo yamufungo mbonamo murya yanjye museka bite bande muri zo ngoma biti bahe hita batabyumva mingeho ndi kuri move n'abahungu n'agakungu mveho izo wati n'ubufumba zacyuwa kose hita muri fungo ndaka nakatazi n'amajyari Abanyarwanda muri kafiri muri gisiri nije muzi kuva kera porofesa isi move zirekengere burage basekeye nyirikirenge na rumu uwo kandi namusa Izi mufi nkinamo nta mufungo mbonamo murya yanjye museka ndide bande muri zo nkoma beat mbahe hita batabyumva mwiryeho ndi kuri move n'abahungu n'agakungu mumveho izawadi n'ubufu bazabiyayu wakoze hita buri fungo ndagaski. none se uranarapa buriya? Iyi ndirimbo yitwa Biri Hasi. Yitwa Biri Hasi. Iyi ndirimbo ifite amasomo menshi asobanuye byinshi ku buzima bwa Biyayu cyangwa se bwa Cyucyu. Iyi ni indirimbo abantu benshi batangiye kugenda basanisha na saga zari ziriho cyangwa se ziriho za Biyayu na Lavi. Yego. Iyi ndirimbo yitwa Biyayu, yitwa Biri Hasi ni indirimbo nanditse bitewe n'icyo nakita trauma. Mbese gatroma kawe katangiye kuva kera. Naje kuvumbura impamvu abana bo ku mihanda benshi baba bafite ibitekerezo ndetse bazi no kuririmba. Buriya zira expression sinzi nimba ariko babyita ziva kuri haso ku buzima bubi ku bibazo bahura nabyo bibabaje bitangaje biteye agahinda kabisa. Abantu benshi bakomeje kugenda babisanisha. Baravuga ngo ese kubera iki waririmbye ya ndirimbo yitwa Biri Hasi ukajya uvuga ngo izi movie nkinamo nta mufungo mbonamo murya yanjye museka nge de bande muri zo. Mu byukuri uyu munsi wari nibwo natangiye gusobanukirwa amagambo ari muri iyi ndirimbo. Mpita mbisanisha n'ubuzima ndi kunyura mu bwa filime. So sinzi nimba igitekerezo ariho cyavuye ariko byanze bikunze buriya umugano ugana kariho. Twagiye rero umva rero va ku giti dore umuntu va muri ibyo ngibyo ntago ari bibyanzanye hano kuri Biyayu 250. Yego. Twumvikane neza kandi tugendane neza ku murongo mugari. Ugendane nandi nawe turi kumwe. Ntago ndi kumwe nandi ndi kumwe n'aba 250. Okay. Ndi kumwe n'abantu babarizwa mu muryango umugari turi kugenda tubona waguka gakeya umuryango mugari bita Biyayu 250. Hari amakuru numvishe mu gikari bucece. Nanjye urabizi ko kuryama nanjye nta kuryama ni ikibazo. Hari amakuru numvishe bucece ahubwo nge ndibaza. Ndavuga ni ndaza kukubaza usobanurire abakunzi ba usobanurire n'abagukurikirana. Hari n'imigabo n'imigambi tuzagenda tubageza hano kuri Biyayu 250 aho icyerekezo cy'uyu muntu muri kureba kuri kamera aho muri iyi minsi kigiye kugana. Akaba ari icyerekezo cyiza kigiye kuzajya cyaguka byatari. Bamwe muri comment z'ikiganiro basohoye ejo
kubona harimo komenti ubona zisa nkaho zigaragaza ati intimba ya Ravi iyo utayibonekamo izina biyayu ntago ryari kumenyekana. Wowe kuri komenti yawe dufate nk'urugero nk'uyu nguyu wavuze ngo sha biyayu we mujye mureba ibyiza umuntu yakugiriye. Jojo yarakuzamuye Jojo yarakuzamuye mwari kuganira ariko mutabishyize ku karubanda ka social media. Okay, ndagira ngo aho tuhahere. Jojo wamushatse inshuro zinga kugira ngo bace mwiyunge. No kuvuga ngo uwo muntu nyine no mufana cyangwa se n'umukunzi wacu yego aba afite ukuntu ibintu abyumva nuko abireba. Yes. Uyu munsi wa none ni igitekerezo cyiza yagize kanini cyanyacyo. Ubundi ndagira ngo abafana babiyayo ndetse n'abafana ba Jojo bose bumve ikintu kimwe. Mbere yuko wenda habaho icyo kibazo cyatumye ibi byose bibaho. Mbere na mbere turagira ngo dushyire umuco ku kintu wazize YouTube channel wafunguye. Icyo ni cyambere. Nyuma yo gufungura YouTube channel hariho n'ibiganiro bya Jojo mwagiye mu kiganiro wari waratangiye gukora ngo mbaza nkubaze. Hari niho mwakoranye video iri kuri YouTube channel. Nyuma yuko ubonye atakikuvugisha nko mwavugana bwa mbere, wowe wagerageje iki kugira ngo ubashe kumubaza ngo ni igiki kiri hagati yanyu? Icyo ushaka gusobanurira abakunzi banjye muri rusange cyangwa se abakunzi ba Ravi ba Jojo Frames ndetse n'ababiyayo muri rusange. N'ababiyayo muri rusange. Yes. Nuvuga ngo hari umugani bajya bavuga ngo ufata ihena yifata igihebeba. Yes sir. Hakaba n'undi witwa ngo umugani ugana kariho. Uwo mukunzi wacu wanditse gutyo ngo twari gufata tukaganira bitabaye ngombwa kumuza kuri social media. Ese kuki buri gihe ikibuga iyo gicuramye abantu bose bahita bitereka imbere ya kamera? Okay, no kuvuga ngo erega no kuvuga ngo imbere ya kamera niho uruvugiro. Ubu ni impamvu iyo ugiye kwa uploadinga video bakubwira ngo shyira public cyangwa private. Iyo ushyize public nyine aba ari kugira ngo uganirize abagukurikira bose cyangwa se isi yose muri rusange. Ariko ushyize private bufite abantu babushobora gutuma bagiye kureba iyo video yawe cyangwa se bajya kureba ibyo wavuze. Uyu munsi wa none twebwe ibyacu byanze kuba private byaratunaniye. Byaratunaniye kugira ngo twihuze ku giti cyacu ngo twiganirize cyangwa se twingurane ibitekerezo tujya inama. Bituma rero ibyakabaye private tubishyira public. Mubishyira public of course. Nuvuga ngo nyine akabuza ubuguzi gasubizwa nyirako. Nimba twe ku giti cyacu byaratunaniye kwikontrola niyo mpamvu naje nkora kira kiganiro kugira ngo noneho abadukurikirana abakunzi bacu muri rusange abari baza kuduhuriza hamwe batwunge. Ari naho iyo comment isubiza kuko iyo ntaza kwishyira public nabwo uwo mukunzi wacu yagomba kwandika icyo kintu. Bivuze ngo rero akabuza ubuguzi kasubijwe nyirako twese twabuze kumvikana bitamba ko tubizana muri rubana ngo batwunge. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane TikTok. Nabonye hari aka video kejo ubundi kamaze kugira hafi 300,000. Sinzi wagakasa gashyiraho. Nabonye n'uyu munsi ku kiganiro twakoze ejo nabonye hari wasohoye kandi kamaze kugira mu 100,000. Wowe ubwo uvugize wenda abafana bari kugukorera bagaragaza uruhande rubi rw'abantu bategura bakanashyira mu bikorwa izi filime mubona ku mbuga nkoranyambaga. Wowe nk'uruhande rwawe wabifashe gute kubona buriya buvugizi buri gukorwa? Abakunze barabategurira iki muri rusange? Nge icyo ushaka kuvuga ntago nshaka abapaparazi muri ibi bintu. Ntabwo nshaka n'abantu bakatakata ama video kandi byarangiye. Ibyo ni ngewe bikubwira. Ntabwo nshaka abantu bakatakata ama video. Nge nkora kino kiganiro ntabwo nashaka abantu benshi babijyamo cyane. Bamwe bari kuvuga ngo uri gutwikira ngo YouTube channel yawe. Bamwe bari kuvuga bati ntago nanzi ko urwango buriya iyo ushaka gupima abantu urwango ukora ikigaragaza ko ugiye gutera imbere. Nabonye hari abagutuka ngo urimbwa bro. Ariko nuvuga nkoranyambaga buri umuntu nakubona n'umurizo uburyo uzamureka gutuke kurimbwa. Bati izina ryawe ni ryo muntu koko ngo uri biyayo. Kandi ikindi nimba umuntu akubwira akabona urimo uraza ngwino do ijambo bita do rihamagara imbwa do ngwino iyo uje uburimbwa. Yego. Ariko iyo utaje ubusobanura ikindi kintu. Oye. Uri generale mu mbwa. Ahubwo uburi yambwi idakururwa uko yishakiye itagendera kuri shebuja. Ariko uri izi kishaka. Ariko uri nimba ndimbwa ndamaze. Kindi inkangara ise atasabeza imindi y'abasore mu guseruka. Shobora guserukira imitima y'abababaye. Abafite agahinda nkabavuganira. So reka nkubwira ikintu kimwe rero. Nuvuga ngo nyine
comment zose ushobora kubona mu buzima ntabwo zishobora kuza zivuga ibintu bimwe cyangwa se zivuga ibintu Yego. byiza Yego. ariko haba igice nyine cy'abakumva kandi nabumva ukuri kwawe. Yego. Uyu munsi warone ngiye ntabwo nakitereka imbere ya kamera Mhm. nje kuvuga ikintu ntababaye, Yego. sibyo? Kuko ntabwo ngiye nkora ibintu ngo ntwike, Yego. ntabwo mbikora kugira ngo abantu benshi babyumve cyangwa si ugutwika, kuko nimba ari ugutwika naratwitse bro. Ubundi hiti nimba warashatse hiti imyaka 8 kwanza nushaka hiti imyaka 2 3 utarayibona umunsi uzicarire ubu utari mu igenero ryawe. Ariko ngewe igihe maze cy'imyaka 1 2 3 4 5 6 7 8 muri Uganda bivuze ngo nari maze gusobanukirwa ibintu byose ndabizi. Nimba hiti nashakaga narayibonye, ntabwo nje gutwikira kwicana. Yego. Ahubwo yicano nayiza nje gushaka amafaranga, sinkabeshye nagiye muza kubeshya ngo tuducana ngo ntacyo tumariye ngo ntacyo tudufasha. Oya, umusa ntabwo naza kwicara imbere ya kamera nze kubabwira ibintu wenda ushobora kuba nta mafaranga ari buze kwinjiza kino kiganiro. Ariko byibuze basi message n'agahinda ufite kagatambuka. Message nshaka gutambutsa igatambuka. Nyine niyo mpamwe imbuga nkoranyambaga nicyo zibereyeho, dutambutse ibyo dutekereza, sibyo? Yego. Nge uyu munsi none rero abakunzi banjye narababonye, nge nababwiye nta mufana ngira. Abantu bakurikira biya YouTube ufite bose nawe utabyemera uri umukunzi wanjye pe, urankunda uranshyigikira. Uyu munsi none rero ngewe nakoze kiriya kiganiro kugira ngo uwo nabwiraga abari unyumva, abari ukumva, iyo kitaza kurebwa n'abandi bantu nta kibazo nari mfite, ariko nyiri ubwite nyiri gutuma nkora ikiganiro. Oya wenda ushaka kubiri gusobanurira abantu uko mu buryo ushaka kubiri kubahereza irindi dirishya. Vuga uti nagerageje Jojo inshuro nyinshi, ndamuhamagara yanga kumfata, ndamuhamagara arambroka, yewe anamvana no muri groupe twari duhuriyemo, nkanamwandikira kuri WhatsApp ntasubize, musaba ngo nambwire ese bihagaze bite. Biba ngombwa ko witereka imbere ya kamera. Mu by'ukuri wenda ntago ndi umuvugizi wawe, ariko mu bigaragara bitewe na comment z'urwango nabonye ku kiganiro waraye ukoze, biragaragara ko iki kibuga iyo ugerageje kubona ko wenda hari akantu ugiye gukora, abagutera amabuye ni benshi cyane. So Oya wenda bigaragara wagiye uzana tara nyinshi mu himba ya Ravi. Ngewe ushaka kuvuga wenda ibintu bijyanye no kuvuga ngo urumva kuko ngiye nagerageje nyeko. Ndagira ngo wenda dushyire umuco ku bantu, ntago ari kwishongora. Umuntu yashobotse kandi cyangwa umuntu iyo aryoshye abaryoshye niyo agenda arabyumva, siko bimeze. No kuvuga ngo ntabwo wenda ndibuze kuvuga ngo ntabwo ngewe ngiye message namwandikiye, urumva ni none se Ravi tuvugishije ukuri mu kiganiro wigeze wumva mvuga hano nge nirukanwe muri filime? Ntabwo nigeze mvuga ko nirukanwe muri filime. Ikindi nta n'umukinnyi ngewe njya mpamagarana nawe cyangwa njya mvugana nawe ngo ndajya kumubwira ngo narirukanwe. Ndajya kumuhamagara ngo bigende bite. Ibyo nta nahuriye nabyo. Icyo nakoraga nasubizaga abafana bari kunshyira kuri pressure bambwira ngo navuye muri filime, abo duhuye abanyandikira ku mbuga, nta kindi kintu cyari kirimo. Ubwo rero sinzi uburyo iyi ni voice imwe namwoherereje ntiyansubiza, ntago yigeze gusubiza. Yego, ntiyanayibonye kuko nyine ngiye yahise mboroka, yaramborotse nyirizina. Urumva kundi muvuga muri groupe ntabwo wenda yari wo muti, sinzi wenda nkunda kuvuga ibintu nimba iyo nkoze ikosa ubundi biba byiza iyo mpamagaye tukariganiraho kangatanga wakushije bukwiye guhindura ibi bintu. Ariko ngewe ntabwo nigeze mentioninga ko navuye muri filime. Nimba nasubizaga abafana nkababwira bitewe n'ukuntu bambaza kugira ngo wenda mbaturishe, ntabwo bivuze ko ngewe hari ibintu bitari byiza navuze. Kandi ikindi nimba navuze ngo wenda nagize uruhare muri filime, nibyo koko pe. Buri mukinnyi wese ubundi agira uruhare muri projet akinamo kuko bafite uruhare rutandukanye, yaba kwisha. Ndagira ngo abakunzi banjye babanze kumva ko ngewe ndi mu bantu baca bugufi, sibyo? Mu bantu baca bugufi ni no bantu bemera guhanwa iyo nakosheje, kuko bura nukosa uzemere gusaba imbabazi, uce bugufi. Ndetse gusa nyine hari ikintu bita kuba insina ngufi. Wikemera kuba insina ngufi, nurangiza wemere ko ari buri gihe cyose bajya bahora bacaho urukoma. Yego, ntago ari byiza. Byo ntago ari fresh, ntago ari byiza. Ahubwo haranira kumva ko urwo rukoma bagucaho, ese wowe wakora iki ngo nawe uruce? Nawe uruce ni ukuvuga ngo umuntu usumba cyangwa umuntu ugusumba nawe ubishatse mwareshya.
ikintu ushaka kuvuga umva reka iyi voice irangire. Sharinga kuyamamaza kuyivugamo kuyikinamo ni uruhare ntabwo rigeze mvuga kuyakinamo kuko bafitemo uruhare rutandukanye yaba kuyisharinga kuyamamaza kuyivugamo kuyikinamo ni uruhare ntabwo rigeze mvuga ko filime nayanditse nayishoyemo amafaranga ibyo ngibyo niyo byaba ari byo ntabwo nabivuga kuko ntabwo niyo byaba ari ibyanyabyo ntajya kubivuga ngo inyungu yanjye bigihe muri byo wenda nuko ukunda kurakara vuba wenda utabanje kugenda gukora research ngo umenye ibintu byavuzwe gute byakozwe gute mu bwihe buryo ariko ntabwo natekereza ko ari ibingibi ushobora kumbwira wenda ngo ku buryo rw'amakosa nakoze hano bari kungira inama ukambwira ngo gutya na gutya ariko ntabwo ibyo bintu ntabwo aricyo nta kintu na kimwe nari ngamije n'ikiganiro nakoraga bisanzwe nta kintu na kimwe narebagaho mvuge ngo ni ibyo gusa ngiye mvuga ngo nari kumwe muri filime ariko nyine nimba babonye ko ari wo mwanya nyine ubwo nta kundi nese nabigenza gute nyine ko nyiri ubwite ufite gushyiraho umwanzuro wanyu. Ahangaha rero njyewe nariyeskizaga kuri we yego sibyo nyuma y'ikiganiro nyuma y'ikiganiro cyabaye igihe watangiye gukora ibiganiro apana ikiganiro cy'ejo. Yego ibi byose nge nabikoze kugira ngo ngerageze kunga ubumwe nawe duhuze unamenye n'impamvu maze amezi 3 udakora. Yego no kuvuga ngo rero ibi byose nabikora kugira ngo nyine wenda we niyumva akeneye ko tuganira akeneye ko twungurana ibitekerezo. ndagira ngo abantu babyumve neza. Biyayu yahagaritswe amezi 3 mu guhagarikwa amezi 3 asaba nyir'ubwite murumva ko na voice y'ikiganiro cyaciye ejo hano kuri Biyayu 250 Jojo atangira amubwira ati wabajije uwaguhaye akazi bivuze ngo Biyayu yagerageje kubaza Jojo ni amufungira amayira communication. Rero hari igihe abantu babona umuntu acecetse bakabona umuntu ari gukora nayo mpamvu company ikenera abakozi. Uramutse ufite company y'umuntu ku giti cye uba ukeneye abakozi. So bivuze ngo rero kwiha agaciro ni kimwe no kuvuga ni ikindi ndetse na communication y'akazi ni ikindi. Ese biya scene ya nyuma heruka gukinamo urayibuka? Ntabwo nyibuka ko ni kera. Yego ni kera gusa icya kabiri ubonye hashize icyumweru utari kwa Ravi wagerageje kumuhamagara? Njyewe kandi none se ntabwo groupe mba nyirimo. Amakuru warayabonaga? Nuvuga ngo groupe nari nyirimo. Yego wavanywe muri groupe ryari? Groupe y'amakuru igihe muzakenera isaha yo kugera kuri seti ibyo muzakina ayo makuru wavuye muri groupe yayo makuru ryari? Ntangira kwa uploadinga video ya mbere ufungura Biyayu 250. Wow urumva ngiye gusa ikintu namusobanuriye sinzi nimba abantu bari bazi urukundo nakundaga iyi filime kuko sinzi nimba ino video warigeze uyibona. Hano mu Rwanda kugira ngo urwego ushobora kureba witungisha iyo si hene nteruye umva cyakuri YouTube channel yitwa Jojo Films ureba indimba ya Ravi ni buri munsi no wita kora subscribe umva kora subscribe kuri Jojo Films maze ureba indimba ya Ravi. ndagira ngo abantu bajye bamenya umuntu yafite agahinda kakexposinga umuntu yavuze ngo nge nafashe urugero rwanjye rw'imbaraga nge nasabwaga ndushyira ku rugero ku giti cyanjye yari 100%. Ariko se nyir'ubwite wiye atabonye ko ukoresha imbaraga nyinshi zirenze zibya guhereza iyo umubwije ukuri kurababaza of course. Yego. So ibyo byose birabaye uvanwe muri groupe nyuma kuvana muri groupe wigeze wongera kugaruka muri scene z'intimba ya Ravi? Nta na hamwe rwose. Umwanzuro rero kuvuga ngo urakeka kuba wenda warahagaritswe no kumva wenda yarayobeje amarara avuga ati wigeze uhamagarwa uvuga ko wirukanwe kuko already yakoresheje message wavuye muri groupe sibyo? Umaze igihe cy'amezi 3 udakora kandi mu cyumweru ukoramo rimwe ni 4 mu cyumweru biterwa
hari igihe urabona okay nkanjye wari main actor wa filime cyangwa se assistant reka mbyite gutyo nemere kuza kuri set buri munsi yego urumva byanze bikunze nyine script ukuntu iba yanditse yari yose bitewe n'ibitekerezo n'ibiki byose yego ubundi ku muntu umenye ibintu bijyanye na filime nta filime itagira main actor wayo nka episode itagaragaramo main actor wa filime nta na filime itagira the band nta na filime itagira the band nibyo siyo byose nagura ngo ndi the band muri zo nkoma beat mbaye hit ni ukuvuga ngo harimo ijambo n'umwinde mivuga ngo murya yanjye museka hoya ndakora nkinjiza abo bakabara naho nge ngakomeza nkababara yego so ni ukuvuga ngo ngewe nta buryo nyine wambwira ngo assistant man wa filime aramara yego icyumweru kimwe 2 3 4 ukwezi atagera kuri seti atanagira wongeye wigisubira kuri seti ntabwo zonyine hoya ntabwo wasubira kuri seti batagutumiyemo kuko nyine nagerageza no kubimeshoninga muri groupe kugira ndebe ko nyine hari cyo babikoraho ariko no mbona birimo biragorana ubona ntacyo biri gutanga gusa eriko ibyo nta nicyo byari bitwaye ngiye ntabwo bira byose ntacyo byari bintwaye kuko nyiri business igihe cyari cyo cyose yemere kukwirukana nk'umukozi kandi gusa ariko wibuke ko umukozi nyawe yumwirukanye umuha imperekezo ntago agenda imbokoboko okay impamvu mvuze gutyo uyu munsi wa none ujya wumva witwa Nyakwigendera Jay Polly ni umuntu watanze ibihembo ni umuntu watanze ibyishimo byinshi ku banyarwanda yego cyane n'uyu muntu kandi turacyabyinjoyinga ariko ujya ubona ko hari igihe bategura ibitaramo runaka abana be bakaba inspecting nk'abana ba Jay Polly yego harimo abategura ibikorwa runaka bifasha umuryango we kugira ngo nyine umuryango urusheho kugenda neza kubera yuko nyine yaradukoreye twarishimye sibyo ntabwo ari kampani runaka akoreramo ariko nkanswe twebwe dufite kampani dukoreramo buriya kampani mukoranye ukwezi kumwe 2 3 4 umwaka ubundi mu boss nyamuboss akongeza nyuma y'amezi 3 cyangwa akongeza nyuma y'amezi 6 sibyo iyo umaze kumara umwaka n'ububaye bukombe muri kampani ubaye kombe ubu nafite n'ubunararibonye ubonye ufite n'ubunararibonye yego ariko ngiye ubu ngo ntago ari ubunararibonye ngo n'ubunararibwiwe urumva yego no kuvuga ngo rero ikintu nshatse kuvuga uyu munsi wa none ngewe ku giti cyanjye ntabwo navuga ngo okay bumbishe mu kiganiro nyire kuravuga ati naragufashije warazamutse abantu barakumenye ako se abantu barabizi ko wamufashaga nawe yifasha ibyo bintu nyine nibyo nashaka kubamenya turafashanya yego turafashanya hari ukuntu umuntu aje kwigira iwawe umuntu azaje kwigira iwawe igihe cyose kuzavuga ati naragufasha ko narabanje ndanakwigisha yego urumva ese wowe ngewe yaba yarakwigishije iki kwigira no kwimenya yakwigishije kwigira no kwigira ubu ugiye kuba nawe ugiye kuba nawe muri babandi bavuga ngo ni ba nyirabuheri yanyigishije kwigira no kwimenya hanyuma wowe mu mboneza wabona we yemera ko wamwigishije iki mbo sinshobora kumenya ngo we aremera ko namwigishije iki byanze bikunze we afite ukuntu ibintu byanjye nakoze afite icyo yabyigiyeho cyangwa se uko yabibonye yego birabintu ngo ijambo kwigira kwimenya harimo n'akantu bita kwiga ikintu bita gukurura wishyira yego ubu yakwigishije kuba selfish mu cyongereza oya reka mbwira akantu umuntu naguhemukira ntuzumve ko kumuhemukira aricyo gisubizo umuntu mwarimu nakwigisha nabi ukagira amahirwe ukagera kuri level yo kuba mwarimu nabo ntuzarandeka abo wigisha bazatana rya somo ribi batahanye icyo bishatse kuvuga uyu munsi sibyo hari igihe ukurira ubundi baravuga ngo nimba uvukira mu muryango ukennye ntuzakure wumva ko nawe uzasaza ukennye yego kuko ugukena kwa papa wawe cyangwa kwa mama wawe ni ikosa ryabo kandi gukena si ingeso gukena si karande icyo bivuze rero nimba wowe ugize amahirwe ukavukana ingingo zawe bigire amaguru n'amaboko yego bura nizo ngingo za danje amaguru n'amaboko ukagira amahirwe ukaba ufite amatwi yumva umunwa wo kuvuga ubwonko bufata ibyo bintu ni turufu ugomba kugendera mu buzima bwawe no kuvuga upfuye ni turufu ugomba kugendera mpaka upfuye mpaka none se biya urabona wenda wisanze muri uyu mwuga wisanga ukina filime ugira amahirwe ukina muri filime navuga ko hari ibintu kera muri studio twagiraga twebwe abantu bakoze audio production even na video production sibyo kera hari ibintu bitaga gupfubura
gupfubura ubwo gupfubura no gupfura ikintu nyine cyapfubye pana bya ndi bavuze ngo nibyo gupfubura by'ubu ngubu urumva hakaba nibyo bita muri audio remix kongera gusubiramo indirimbo kugira ngo iryohe cyangwa wayizanyemo icyamamare yego nkeka ko intimba ya Ravi niba yarabonye ikiganiro cya mbere twamukoreye analize nziza cyane bitewe n'ukuntu dukurikirana imbuga nkoranyambaga n'ukuntu bino bintu tubibamo umunsi ku munsi yumva ukuntu twamukurikiranye guhera for the ground for the first videos yashyize kuri iriya YouTube channel ye yego abanyarwanda bamugaragarije urukundo rudasanzwe ese ubu kano kanya Jojo kuba kano kanya atifuza nge niko mbivuze ntabwo ari we bivuze atifuza kuba yakora kolabo na Nick we mu mboni zawe ubona ari iyihe ngutaye mu mutego kuko ntago numva ukuntu umuntu mwaratangiranye projet nubwo mwapfa amafaranga ariko yakora any support okay birashoboka cyane ariko buriya hari ijambo yansobanuriye we yarambwiye ngo projet ni yanjye nemere gushyira mu nshaka nkaneruka no nshaka alright nk'abafana twebwe tuba turi kurira mu mboni zagutse kuko nk'iyureba Daddy wanyu Kiramani iyo ugiye kuryama usinziriye akabona imihanda yose basinziriye arongera agategura agaprojet gashyashya yego akongera akakugaramo kugira ngo bongerwe ntureba nk'ubu ngubu hari saga y'ukuntu ntuza umuntu bita Mitsutsu yishongoye kuri Kiramani kandi buriya nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ntabwo bijya bibaho ariko uzajya kubona ubone nk'ejo ubone nko mu kwezi kwa gatandatu kwezi kwa karindwi ubone Kiramani ateguye projet ubaramureka yivurugute ubone Kiramani ateguye projet ahise azanamo Mitsutsu si uko azaba amuzanyemo kubw'impuhwe azaba amuzanyemo kugira ngo abantu bongere bibuke Mitsutsu kuko Mitsutsu ubu kano kanya sinzi umuntu yabonye amafaranga sinzi indwara yo kwanduranya sinzi ahantu iva ubu nawe uzanduranya oya ngewe bura mu buzima bwawe uzasaza utanduranyije hari ikintu ntakora ngewe nuvuga ngo nyine nge ubwanjye ndimenya ndetse kandi nkunda n'abantu cyane kandi nkanishimira iterambere ry'abandi bantu tugomba kuba twazamukana ubona njye mbona abahanzi hano mu Rwanda bavuga ngo icyaduha ba Coach Gaël 5 wowe ntago wifuza icyabaha ba Daddy 5 mu ruganda rwa sinema si 5 ubundi buri mu producer utegura ibintu bya uri muri sinema hano mu Rwanda ubundi yakabaye ari Daddy kandi nibyo nyambwira abantu nabwo ati mwebwe mwahagiye kwigira kuri Kiramani cyangwa se mu mwegera babwira ibanga akoresha nabwo ati sinzi impamvu Mitsutsu ari kumuvuga nabi Mitsutsu gusa usibye ko nawe hari ibintu ajya akora adashyizemo imibare ushobora gusanga ari kwikora kugira ngo mutwikireho muzamukire kuko Mitsutsu niwe the next chapter yejo niwe tuzaganiraho turebe n'igiki yapfuye na Kiramani dushyire ku munzani kubera ko ntago ari ukwijandika ko hari ibyo tuzajya tunenga n'ibyo tuzajya dukosora ubu kano kanya turi ku ntimba ya Ravi aho wewe nyir'ubwite wirukanwa buryarya wirukanwa bukoma wirukanwa uzi kuzagaruka nukuvuga ngo ikintu gihari uyu munsi wa none Ravi namwandikiye message nyine wamwandikiye message bisanzwe bitari kuri WhatsApp namwandikiye message bisanzwe mu buryo uko nyine ngewe ntabwo nkeneye ko nge nawe dukomeza kugirana beef yego urumva nase bundi mufitanye beef oje nyine nose afite ukuntu ndakarira nanjye mfite ko murakarira ariko buriya nyirizina burya ikintu bita ubumwe n'ubwiyunge simubizi ubumwe n'ubwiyunge ni inshingano za buri munyarwanda wese yego nge nawe dukeneye ubwiyunge mu gihe abafana batabishaka abafana ko nabonye muri comment hari abatabyifuza oya abafana okay birashoboka cyane ntago abantu bose bakora ibintu kimwe utabyifuza abishyire muri comment ko twiyunga n'ubyifuza abishyire muri comment kuko twebwe none hangaho impamvu nyine tuba turi kubivuga gutya no kugira ngo abafana nabo bwabo bafite nyine batanga ibitekerezo nibo dukorera uyu munsi wa none rero genda mwandikiye message nifuza ubumwe n'ubwiyunge kuri nge nawe yego kuko nyine nge ntabwo nkeneye ko dukomeza guhangana kuko uyu munsi wa none ejo nzamukina muri projet yanjye unamwishyura umuhembe ntabwo namutesha agaciro kuko nyine urwego rwe ngenda ruzi ese reka nkubwire akantu kamwe waba uzi impamvu Kiramani adakunda kugaragara muri projet nyinshi zo hirya no hino nuko izi nyinshi niwe uzitegura Kiramani aba afite nka projet nk'umunani mu mwaka aba yakoze kandi zose zikajya kuri zigahayipinga byatari bro mwanya w'ibyo Kiramani n'inzozi
za benshi baba content creator. Ni ukuvuga ngo we yaharuye inzira none baracyayiharura abari kugendera muri iyo nzira ni benshi ariko benshi ni impumyi. Icyo nshaka kuvuga ni uvuga ngo ni inzozi za benshi, buri muntu wese yakifuza ko Kiramani yamukinira muri projet ye. Yego. Uzi impamvu bidakunda? Iyo ubitekereje ku buryo Garasiyani ariko hashya ya Kiramani Garasiye na Ndimbati. Yewe gawe reba diwo ya Kiramani wenda uri kumubona nko muri zabamenya we. Oya fata Kiramani sibyo? Fata Kiramani, Clapton, bamenya, Ndimbati, Seburikoko, uhite wongeraho buriya njya nemera digidigi. Umva digidigi namwemera gake. Fata iyo projet ibyo bikangara ubishyurize muri projet imwe. ureke batukobote n'abandi bose bari abo bareke. Ibaze baraba ibyo bihanga ubihurize hamwe. Ukoze iyo projet yabo bantu. Mana burema isi nijoro. Uzi iyo film amateka yakora ni 001. Icyo nshaka kukubwira uyu munsi wa none nyine urumva ibyo bintu ntago bari batekereza. Ikintu nashaka kukubwira nyine impamvu nabubwira ngo Kiramani nyine ni inzozi za benshi z'aba content creator benshi bakifuza ko yabakina muri projet, ariko si impamvu bidakunda ni yihe. Wowe urabitekereza ugatutekereza ugaciroke. Ni ukuvuga ngo we already yarangije kwibranding as his own nyine. Uravuga ngo Kiramani namukinisha gute utaranatekereza kujya kumuhamagara gutufata ariko buriya Kiramani bitewe n'urwego rwe yanshangahe. Watayaze Kiramani namuhamagara ngiye kumuhemba 100 desa se turuwasa ugatubona ko atayakorera. Ugahita wihereza igisubizo. Icyo nicyo bita guha agaciro umuntu. Dufata Kiramani biramuhamagaye byonyine yabanza kumbaza details za projet yanjye yanditse uteguye ute, irebwa na banki ikurikira gute, ese amafaranga wampemba nangahe. Ese Kiramani wamukinisha munsi y'inota ya 5 wenda baye make. Iyi nota ya 5 Kiramani ntabwo yayemera kuko arabizi neza ko nawe yashutinga umunsi umwe akorera miliyoni. Yari hejuru ya miliyoni Kiramani. Mbura ngiye wenda mu bantu muri zino zaga zisanzwe za content creator, abakinnyi ba filime, featuring z'abahanzi, buriya yabaye menshi ni 1,500. Nako nyine iyo wubatse zira nk'irya Kiramani kuko public figure nk'iya Kiramani wibeshye ukamukinisha muri projet 3 cyangwa 4 ugatera miliyoni 10 kazimuha, arayagarura pe. Arayagarura kandi akagaruka ameze neza, akanagaruka nawe wubatse n'izina. Ibyo bintu rero ibyo bintu ako gaciro mwicara mutekereza ko uwo muntu kuba mwamukoresha niko dukeneye nk'abakinnyi. Nanjye ndeba unkunde nurangiza umpa agaciro. Yego. Uvuga ati ariko byanze bikunze yari yirinze yaravunitse turamuzi ko imihanda, ariko se twakora iki kugira ngo tumufate nk'umukinnyi nawe yumve ko ari umukinnyi, ari proud yo kugenda yishimiye ko ari umukinnyi. Yego wimbizo 500 wizihorere pe, ariko yamagari kuri to mumbwira ati genda wenda tuzakorana amezi wenda uwo n'undi muco utarabasha kugaragara. Yego utarabasha kugaragara, ariko niyo mpamvu habaho kwivuruguta, kwivuyange. Niyo mpamvu habaho kwivuyanga. Ubu kano kanya hakaba hari iyi ntago ari saga gusa nuko Jojo yahubutse. Cyo ni icyambere, ntiyamenya agaciro k'akazi akora. Urumva ntiyamenya agaciro kaho yavuye. Buravuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Ntiyamenya ikibuga arimo uko talent ari gukoresha nazo ejo n'ejo bundi zakubaka inzu zabo. Niyo mpamvu ubona u Rwanda cyangwa isi igira ibibanza. Ibyo bintu byose yakora detail ndumva ngewe Jojo atari gufata wenda initiative ngo kubuza iki. We yari gutanga amategeko n'amabwiriza kuri CNZ akavuga ati nge nta muntu nshaka kafata behind the scene ya filme zanjye, akabibabwira. Yarangiza kubibabwira wanamuha n'igitekerezo ati Jojo, ese bugeze umuhereza igitekerezo ko ushaka gufungura YouTube channel? Oya, ntabwo ibyo ntabwo bimubwira, ahubwo we yahoraga bimbwira akambwira ngo biyabundi mu wazafunguye YouTube channel yawe ukagira gukorera abandi. Urumva ako kandi nako kanye katwaga nyine Jojo numva mukunze tu nyine akugira inama ukumva ko iyo nama yiyubaka. Urumva none biya wazafunguye YouTube channel yawe uwo ni Jojo babikubwira. Sha yarabimbwira inshuro nyinshi pe. Noneho ngiye nkumva ko nyine no mujyanama mwiza wifuriza umuntu iterambere. Icyo numvaga rero, icyo ntasobanukiwe, ntabwo nsobanukirwa ko imvaga nzafunga indi YouTube channel na nkahita Cyucyu Derike se cyangwa irindi zina runaka.
ngiye kubwanjye numvaga nyine n'ubundi ari kunshishikariza gufungura igikorwa cyanjye abantu bagomba kubimenyaho. Icyo rero niho havuye igitekerezo cyo kuvuga ati reka mfungure BIU 250. So igitekerezo cyo kuvuga ngo ufunguye BIU 250 nabonye abantu baguteye amabuye cyane. Baravuga ngo BIU twakumenye kubera ko wakinnye mu intimba ya Ravi. Ibyo nibyo byo koko? Hanyuma se ko mwamubonye akina mu ntimba ya Ravi yitwa BIU, mwakekaga ko izina BIU rizakomeza mu ntimba ya Ravi gusa litaza expandinga? Ese banzu ushyireho umuco ku bantu. Izina BIU reka twemere ko wenda Jojo ashobora kuba yarariguhaye. Ese izina BIU mara amasezerano ahari ari kwa noteri avuga ati ibi bintu biri professional, nkwise BIU uzajya ukina muri projet yanjye, izina na company n'ibiki byose projet yanjye bita intimba ya Ravi narabyandikishije biri muri RDB, ndetse n'abakinnyi n'amazina yabo na character nzakinisha mu ntimba ya Ravi muri document ya RDB. Ibyo byose birimo. Ibyo binigeze bibwira abakinnyi babo? No kuvuga ngo uyu munsi wa none ntago mbizi nimba uwo muco hano mu Rwanda uhari. Yego. Wo kuba ushobora ku okay, mbere narabyumva ko bishoboka cyane ko ufata igihangano cyawe ukajya kucyandikisha. Yego. Ariko uyu murongo nyine uburyo sinema nyarwanda ipanze iteguye, ukora filime ejo n'umuntu agakora isa niyi. Yego. Urumva? Cyangwa bivuze ngo ntuza source ya copyright, ibyo bita copyright. Ntuza babyita itegeko. No kuvuga ngo ngewe ikintu numvishe ko iri zina ryanjye rishobora kuba sinzi ntabwo nyine nuvuga ngo izina ry'umuntu ni ujya kuryandikisha. Ngewe nimba ndakene copyright ku izina ryanjye nemere kujya muri RDB nkajya kuryandikisha, sibyo? None se uyu munsi usacinze kuri YouTube channel, mbabara ujye usacinge urebe wandikemo BIU. Uyu munsi wa none abantu benshi batangiye kunyitirira. None ejo hari umwana witwa Kazuba uri kuzamuka neza, kana we muvuge ko ari kuzamuka neza, urumva? Nuvuga ngo uyu munsi wa none uramutse ugiye kuri YouTube channel ukareba ugasacinga izina BIU, wabona abantu benshi baryitiriye bitewe n'iki n'imbaraga babonaga rifite. Urumva? Abantu batangiye kugenda bavuga, harimo na za Instagram nabonye zitwa BIU. Yego. Hamo za TikTok zitwa BIU. Z'abantu bose batangiye kugenda. Kandi ugasanga izo zose zanditseho BIU hariho video zawe. Zanjye nizo nyine bapostinga aho n'ubundi. Abone kugira ngo bazamuke. Njewe okay, Jojo ntabwo na mu braminga yaranakoze cyane nyine izina BIU ryaciye kuri platform ye. Ribi ikindi kintu. Ngo uri kwivuruguta, ngo uri kurebwa ngo n'uduhumbi dutatu twa views. Ngo bawivuruguta aho ngaho. Nuvuga ngo niyo cyaba igihumbi kimwe. Niyo baba abantu 200. Ntagazi ko umwana adakura ngo yuzure ingobye ku kanya. Ntagazi ko nawe kugira ngo agende kuri hari amaboko yamufashe kuri. Ese abona ko Jojo nawe nta maboko wagere, nkunze ko yabivuze ngo iyi mihanda turiho tugirwa n'abantu. Ese wowe arakureba akabona uburyo yakwise BIU cyangwa n'uburyo kimwabyumvikanye kugira ngo nawe wemere kwitwa BIU? Abona ko nawe nta maboko wagera yagufasha. Ari kubona wenda uri kwitereka imbere ya kamera, video uri gukora zirasa neza, sound iravuga neza, akabona ukuntu wa uploadinga byabaye consistent, akavuga ati sha umuntu uri kugushuka ninde koko? Ngewe abamfata amaboko nta muntu huno nshuka. Yego. Nta muntu huno nshuka, ahubwo abamfata amaboko nabakunzi banje bagabo kuri BIU 250. Yego. Nimba ndi ku muyoboro ukurikirwa n'abantu barenga 4,000. 4,000 byuzuye mu kanya. Bemeye gukanda subscribe, mbivuze ngo byanze bikunze n'abantu bakunze ibikorwa byanjye. Yego. Ndetse n'abandi baracyakana, mukomeze mukande, mwifuza ko dukomeza nyine mushyigikira iterambere ryanjye. Ndetse abifuza ko nagira ahantu mva nahongera. All right. So tugenda gake noneho tujya mu byo bita professionalism, tugiye kuba ba pro. Mu buzima busanzwe ngira ibibazo nka bitatu nkubaza turi kugana ku musozo kugira ngo agaseke gapfundike duse nk'abagapfundura gato y'abantu babanze bumve impumuro y'ibigiye kubera ahangaha. Mu buzima busanzwe witwa ngo iki? Amazina y'kundangamuntu. Ngewe? Yego. Ngewe nitwa Chuchu Derek. Witwa Chuchu Derek niyo mazina ari kundangamuntu. Mu buzima busanzwe bundi busanzwe akazi wumva wishimira wakora nubwo kataguha amafaranga ukumva wajya no mu ijuru udapfuye nakahe? Numva nakora. Yego. Ngewe akazi ko kajyanye n'ibintu byo kuri social media. Yego.
rwose niko kazi ka danje nakora nkumva ndanyuzwe kuko n'ubu ni nayo mpamvu maze igihe kingana gutya cyose nemeye nkaribwa n'inzara nkarara hanze nkarihasinga mu buryo bwose bushoboka ndwana na social media. uri umukinnyi wa filime cyangwa yego cyangwa hoya? 100% umukinnyi wa filime. 100%. Yego. Nge rero kuri inyuma nitwa Director Kenzi, nkaba ndi video director, umwanditsi wa filime, umuhosta mwiza, umunyakavuyo mu bintu byose. Wara. Rero agaseke gapfundiki karagira gati, ndaguhitishamo amazina 3. Yego. Toranye n'abafana bawe bazahitemo filime igiye kuzaca ahangaha. Yego. Already yatangiye no gushutingwa. Yego. Bigeze ku musozo ndumva kuwa gatanu wa kiriya cyumweru tuzatangira gukora icyo bita tuwa ya filime bari butoranye amazina 3 ngiye kukubwira. Izina rya mbere buretse utarayavuga, yego, reka manje icyo mbwira abakunzi banje muri rusange. Yego. Uyu munsi wa none ndi kwifuza abakinyi nyine, ndashaka abakinyi bafite impano bakeneye gukina, abakinyi bafite impano reka nkubuza akantu gato. Ntabwo ubukano kanya wenda nkuko bazagenda babibona ubukano kanya nk'ukuntu bazagenda babibona. Iryo tangazo tuzariha umwanya waryo. Ariko ngiye nshyigikiye impano nkeneye ko impano nshya zizamuka. Hari ugushyigikira impano wenda tujye tugerageza kuba imfura. Icyo bita kuba imfura. Umuntu amazi nakubwira ngo ntunyoge uzere ko nta mbyiro ufite. So ibintu byinshi rero bibera kuri Senyagasani, hari igihe duhubuka tukabijyamo tutakoze imibare neza, nk'imibare Mitsutsu ari gukora. Mitsutsu nawe ejo tumufiteho umwandiko. Yego. Urumva ndagira ngo nguhitishemo amazina 2 nako na 3. Hari ayo ni amazina ya filime turi gutunganya, tuzatangira gukorera tuwa kuwa gatanu. Iyo ni tuwa ya filime. Hakaba na filime nyirizina kuyipremieringa, tuzayipremieringa ahantu bita mu kabari keza cyane kari hano Kimironko, keza cyane. Tuzatumira abantu nese ko hababwiye ntagara aho ngaho. Urumva barahinduye manager mukuru direct ntagara aho ngaho. Wara big boys and young girls. So amazina 3 abafana barahitamo, natwe comment nyinshi zizatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zahagiye hatandukanye, niyo tuzitya izina filime yacu. Nyababwire oya, izina rya mbere ni Intimba y'amarira. Iryo ni irya mbere. Intimba y'amarira iryo ni izina rya filime ya mbere. Oya, ni izina. Okay, na amazina 3 bari buze guhitamo izina rimwe rizitwa filime tugiye gukora. Intimba y'amarira. Yego. Hakaba Karandi wanjye. Hakaba Ndi Rukundo. Series. Intimba y'amarira series, Karandi wanjye series, Ndi Rukundo series. Bafana bahitemo bakurikije karakteri ya Biyayo, kuko Biyayo ari mu bantu bazagaragara muri iyo filime. Ni uruhererekane ruzaba rufite episode 100 igice cya mbere. Yego, season ya mbere zafite episode 100. Mwabyumvisha? Ndi Rukundo series, Karandi wanjye series, Intimba y'amarira series. Ako kantu mukabike mu mutwe. Tunasoza rero abafana bawe, urumva kuba kano kanya uyu muryango uri kugenda ukura bidasanzwe. So uyu muryango uri kugenda waguka bidasanzwe, ni ibintu by'agaciro kandi bikomeye cyane. Nkomeza no kubushimira rwose, mwarakoze, mukomeze mukora iki ku bintu ntari niteze kuzageraho. Yego. Ariko ni iby'agaciro gakomeye cyane kunyereka urukundo, kunyereka ko turi kumwe. Mabona ko naje mu kigano nitonze, nanze kuzana amahane, amatiko, ibiki ndavuga ati reka nce bugufi kugira nganire namwe. So uyu muryango mugari ni ngewe, ni wowe, ni twese kuri Biyayo 250. Tugomba kubanaho, tukawukoranaho, tukawurambanaho, ndetse bikibe buvuyemo twasangiye. Uzi ko nyibukije babajama bo mu ngando. Nibo batubyutsaga nka saa 10:11. Abana bagateza akavuga ati ngo ni ngewe, ni wowe, ni twese, ni byacu.
aha aka ni akagaruka kuri ibi ya U250 tubafitiye uduseke twinshi. Ejo dufite operation tuzakora icyo bita idonido hagati ya Mitsutsu n'umuntu dukunda cyane kandi twemera byatari bamwita Kiraman aka akubura izina ryo muntu yitwa Kiraman. Ariko none yahise yitereka buriya ngo Daddy. Buriya mbere ntabwo nabyumvaga impamvu mwese mwamwitaga Daddy. Ako kuntu mwese yabateruraga disi agahita bakubita nk'igisenyi. Mwari mufite gahunda kujya Zanzibar adushyira ku ibere. Ibaze mwese Zanzibar none. Ariko ubu niyo gahunda mu minsi iri imbere muri amwaka dushaka kuzajya Zanzibar. Urumva yatinye ba harya Aisha ntajya mukoresha ra? Cyane. Ako kankindi ni fresh nubwo muri iyi minsi dufite operation tuzababwira. Abaka operation ka Aisha na Irene ariko dufite operation nyinshi mbere yuko ibundi iyi film izajya gusohoka hano hamaze kuboneka operation nk'icyata. Irene ubone ngiye mwita Masanzire wanjye. Masanzire ubwo no kuvuga Masanze nyine n'umugabo oya ndakubujije. Aisha ntabwo yakwemera bro. Ntabwo yakwemera nubwo kuba ndi mu bise bivuze ko ntakumwe Aisha. Ntabwo yakwemera bro. Mwana imitoma mfite ngi ubwanjye aramutse ayimenye. Imitoma se Aisha kururwa n'imitoma. Neze ntabwo dukunda. Ura mukozi Aisha ni umukozi mwana. Hari na operation yindi nabonye ya Nana ariko yirababaje disi. Operation ya Nana. Sha Zawadi yambabaje. Kandi Zawadi nawe mu gice muri episode ya 4 tuzamukinira. Ejo n'ubukwe bwa mukobwa Jana. Mukobwa Jana ninde? Biki. Arayuye. Miki nawe ni umukozi mwiza. Umva ngereka nshimira abakunzi banje naho butaha nakagaruka cyane mukare subscribe.